Guys, turi The Fixers. Hano turi bahita Dubai Mall. Dubai Mall twabonye ibintu muri kubona namwe niba ari abamarayika bari kumanuka muri ariya mazi. Nabajije umuntu umenyereye hano nise ariya mazi abari kuva he akajya he, ariko nta muntu ubizi nuko bikoze nyine. Uko twabibabwiye nyine dukomeza kugenda tubatembereza tubereka ikoranabuhanga twe tudafite byiza cyane. So ababwira ngo abafite rwose ayabo muzaze murebe iyi tekinoloji iri hano, hari ibintu byiza cyane. Wenda umukameramani wanjye nagerageze kugenda bereka ukuntu ari byiza ari byiza ari byiza. So iyi bayita Dubai Mall. Dubai Mall ahantu heza waza ugatemberera, hari abantu benshi baba baturutse hirya no hino ku isi. Ntago ndabona abirabura bagenzi bacu benshi, ariko nguko uko bimeze. Rero twe turi The Fixers, mukomeze mudukurikire mujye mubona amakuru ajyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga n'udushya twinshi turimo tekinoloji. Guys, turi The Fixers. The Fixers murabizi kuri tekinoloji, ikintu cyitwa tekinoloji turi abambere. Technology Hub turi abambere, ikintu cyitwa ikoranabuhanga. Uyu munsi rero turi ahantu bita Dubai Mall. Dubai Mall ariko tukaba twasuye mall cyangwa se iguriro rya Apple. So tugiye kubereka rero Apple Store yaho ukuntu imeze, ibikoresho byabo bihari. So tubatembereze nyine murebe namwe ukuntu Apple ku rwego mpuzamahanga se cyangwa ahantu ikorera haba hameze. So ahangaha muri kubona hari Apple Music. Apple Music murabona ibikoresho bikoreshwa mu muziki. Hari Apple stand, uri kugenda ubonamo ama AirPods z'ubwoko bwose. Murabizi ko Apple burya bagurisha n'ama Beats za Dr. Dre, nazo urazibona. Yes. We are making interview. Yes. So urabona ibikoresho byiza by'uruganda rwa Apple, urabona byose birahari hano. Hano urabona ama Beats nziza cyane, urabona ama iPad. Ibikoresho ubundi kereka byose umuntu abiteruye akabyitwarira. Hano urabona umuziki ubwoko butandukanye, baragucurangira ama pop. Hi. Nimeze. Ntabwo nzi ko hano hantu ndi buhure n'umuntu usa nawe kandi akaba avuga Ikinyarwanda. Dubai turi benshi, turi abanyarwanda benshi cyane. Amazina ni nde? Yitwa Shwet. Wow. Shwet, nishimiye guhura nawe Dubai. Nishimiye kumenya nawe. Njyewe ndi The Fixers. The Fixers turi abantu bavuga ibintu bijyanye na tekinoloji mu Rwanda. Hano ndahageze mbona hari ibyapa bya Benz, banambwiye ko ngariho hari maybe headquarter ya Benz hano Dubai. Yego ni hano inyuma yanjye gato ni headquarter ya Benz. Okay. Shwe tumaze igihe kingana iki se uba hano Dubai? Maze igihe kinini cyane. Maze umwaka umwe n'igice. Naramenyereye. Nkunda kuza hano Dubai ntembera, ariko ni ubwa mbere mfashe igenda avuga ngo reka ntembere menye inganda zikorera hano, ibintu by'ikoranabuhanga, imodoka zigezweho. So koramo hano rero muri Benz. Yego. Muri Benz. None se umuntu ashaka imodoka ya Benz ahita ayibona cyangwa ni amakomande? Wahita uyibona, ariko bisaba ngo ube ufite bije. Icyo cya mbere, ariko uhita uyibona kabisa. Icya mbere ni bije. Ifite cash ako kanya. Nabonye hano Dubai hari imodoka zirenze. Nabonye wagira ngo ni kuruse yo kurushanwa imodoka nziza. Cyane. Uri kubyumva ko nitangiye. Kubyumva hano haba imodoka meza cyane. None se hano nabonye hari ibiti. Nihe tekinoloji bakoresha ahantu hari ubutayu, hari ubushyuhe bungana gutya, ibiti bigakura bikaba bisa nkaho yanga imvura? Nanjye nkihagera bwa mbere byaranshanze. Kumva tekinoloji bakora bazana ibitaka
n'ibiti bagabitera nyine ahantu hose kugira ngo bikure nyine ugasanga biri naturel. amazi sakava urumva ibiti barateye harashyuha gutya amazi aba yaturutse barabyuhira ubwo barabyuhira niko bizi kuko nanjye naje nsanga ariko bimeze gusa barabyuhira biba biri ku murongo. ntabwo mufite green city imeze gutya mu butayu ahantu h'ubutayu hari ibiti ubona ibiti bifite fresheri ntabwo ushaka kumenya ukuntu urumva aba bantu ni abahanga so bakora uko bwabaga kose bakazana ibiti nyine bakabyitaho bakabimenyera control. nawe urabibona urabibona kabisa wagira ngo ni Kigali. ahubwo biranarenze mu bihe by'izuba Kigali ibiti biba byatangiye kuma ariko hano bimeze neza cyane. mbese hano rero nabonye ni kuri Benz ibitekerezo bari inyuma neza barabona ko ari icyapa cya Benz ariko ko ari kuri Benz nambona haparitse imodoka zindi za Toyota hari za Nissan uri kumva hano haza abantu batandukanye hari imodoka zimwe so niyo mpamvu rero ariko usanga iwaho ziparitseyo usanga ziparitseho nkanjye yanjye nayisize mu rugo so urumva nta kibazo kirimo. kugera hano ubwo biba byagusabye kuza n'iki nabonye kugera hano gari ya moshi hari ibiki kubera amasaha biba byiza gutega metro ntabwo wahora utwara kugira ngo udatinda mu nzira. kugira ngo ninjiyemo hariya aho mukorera zino modoka byasabye byakoroha ko bisaba nkanjye witwa ko ndi tourist nagenda nkafata video bigakura byakunda ariko ukabanza ugasobanura ikintu kikuzanye kuko ntabwo abantu bose babemera kwinjira. iki wabwira se abantu bataragera Dubai bari mu Rwanda? Abantu bataragera Dubai mwaracikanywe. Dubai ni heza ni heza. ubushyuhe ntabwo biterwa n'ubushyuhe bita ubushyuhe. tugera mu nzu haba hari amaklimatizeri n'ubushyuhe bwa Dubai ni bwiza ntabwo bukugira ikikabona ko ndi inzobe nabaye inzobe so ntabwo bwatuma uba igikara. biragufasha so abantu bari mu Rwanda muze Dubai dukorera amafaranga. hano hari amafaranga ndayafite amafaranga ndayafite. urakoze cyane rero reka dukomeze dutembere. urakoze kutubwira ku byiza bya Dubai ubwo n'abandi bantu bashaka kuhagera rwose tuzabaha karibu. murakoze nawe nabonye ukora muri Benz. murakoze cyane. Okay, all right. Yes, the fixers guys, murabona Dubai Mall noneho hari aquarium. Iyi aquarium ntekereza ko iri mu za mbere nziza ku isi niba atari nayo ahubwo ngira ngo niba hari n'undi uzi rutazatubwire ariko wenda bajya batembera aho muri Kigali hari ahantu uzabona bacuruza utuntu tuba turimo amafi mazima. aha rero ho ni nka zo cyangwa se ahantu nyine bafashe baratunganya bahagira icyanya noneho abantu bakaza bagasura bakareba. ntabwo harimo amafi yonyine hagiye harimo n'ibindi binyabuzima byo mu nyanja bimeze nyine nk'uko wajya mu nyanja hasi. baragiye bazana bimwe mu bintu biba mu nyanja nyine yaba ibyatsi yaba ayo mafi yaba n'utundi tunyamaswa. harimo amafi y'ubwoko bwose ajya kumera nka za shaka. niba wenda abantu bazi amafi ameze nka shaka bayazi. hariya hari umuntu uri no kogamo ngira ngo niba ari gukina n'aya mafi. iryo ni ikoranabuhanga rero twe twiyemeje kujya tubaha amakuru y'ikoranabuhanga. iri ni ikoranabuhanga abenshi ntekereza ko mutari mwabona rwose. mbakumbuje gutembera tujye dutembera binatume natwe tubasha
The final destination of this train is Center Point. The next station is Business Bay. Scania Scania kweli naifite icyicaro hano Dubai. Hano MG Motors cyo sinzi byari byo. Ningomba kwa kumva Akagera. Okay. Mama company abayicura ari private nyine abayi. Kora hepfo ntabwo twarebye naho sinzi ibiri. Ari yandi mano ndimo brand y'amamodoka n'ubundi. nayo ariyo menshi. Ntabwo netse aho kazose zibaho ngo ngiye. Sedan iyo sedan nayo ndayibonye. Wagira ngo hano ni inganda zose zaje kwibera. Baje guhahira. Iyindi metro iragiye. Natwe tugeze kwitiye kugera kuri Audi urabona ko yo na branding yayo biteye ubwoba. Audi kwe Budage ntago agomba gushyiramo itandukaniro. Bano design yo sinzi ngo ni Toyota irihe. Wayibonye tugezaho za Prius muri iyi minsi. BWD nayo nzayibabwiraho. Iyi brand nayo muri iyi minsi ihagaze neza ngo iri gukubita inshuro Tesla. BYD uzi ko turi brag turi the fixers tugomba kubereka tekinoloji. Iyi ngiyi ya KN something Mazda na za zindi twabuze kweli. Oh wow. Iko BMW Mudage hari abayifatiyemo kweli. Agomba nawe kwerekana itandukaniro. Ese bano bose ubwo babona abakiriya. First Motors ubwo nabo ni indi company tutazi neza. Iyo ngiyo noneho ko cyihuse cyane, kirihuse ntumbaze ngo bigenze bite. Cyo numvise cyo nuko umuvuduko wiyongereye. Banza twarenze tugiye kwinjira muri karitsiye. Ese bano bose ubwo babona abakiriya. First Motors ubwo nabo ni indi company tutazi neza. Iyo ngiyo noneho ko cyihuse cyane, kirihuse ntumbaze ngo bigenze bite. Cyo numvise cyo nuko umuvuduko wiyongereye. Banza twarenze tugiye kwinjira muri karitsiye. Ni metro turimo turabereka umujyi wose. Twarabyiyemeje turi the fixers. Iyi nyubako yo ngo yitwa Hilton. Naherukaga kera itahaba ubwo uyu munsi reka genda. Ubwo
uwo musore nyine wa AI abatubwiye ngo tugiye kuviramo muri Almaria ubwo artificial intelligence. Izi nyubako umuntu areba ntaheze umbaze ngo ni izahe. Twe turabatembereza, twarabyiyemeje, turi The Fixers. Tekinoloji tugomba kwigiraho, tekinoloji nshyashya tugomba kuzibereka. So ubu ngubu duhagazeho, harajyamo abantu. Ego metro. So hano hari umuntu twari tubonye ari kudusobanurira. Wa mugabo we watubwiye ibintu bya metro n'ibintu bya gari ya moshi bitandukanye. ni ukuvuga ngo aho metro reka tubase gushaka amakuru ya gari ya moshi igenzi metro gari ya moshi nayo reka tujye gushaka amakuru ya gari ya moshi amakuru ya gari ya moshi ndakubwira ibya metro. Tubwira ibintu bya metro na gari ya moshi aho bitandukanira. Suri Kamugi. Igenzi metro gusa ntabwo nzi gari ya moshi. Wahoze umbwira ngo gari ya moshi ngo iti ibintu by'ibyose n'ibiki, ariko metro yo amakuru yose ndaje nyaguhereza. Okay. N'ibyanga ndakopera kuri Google. Hano twageze ku mashowrooms imodoka zibaho zose ubu ngubu aha ngaha turi kuyareba. Yutong, Chevrolet, Suzuki ngiyo, McLaren, naiona Benz, iyo ni mall yayo. Zose ni showroom z'amamodoka. Range Rover, Discover, Jaguar. Izo zose ni showrooms z'amamodoka. n'izindi zo ku ruhande rwo hepfo. Ziriyo naho ahubwo tuzabikora rero turi mu modoka nibyo byiza kandi iyi ni metro tugomba kwerekana ikoranabuhanga riri hano tudafite. المحطة القادمة هي Ikintu kuri iyi metro ni uko The next station twarwa is na AI. on passive. Iyi metro twarwa na AI, nta muntu uba uyitwaye. Volkswagen, nabonye Porsche nayo ngiyo ayikorera. Iyo indi metro iragiye. imwe hagera indi hagurutse. Wow. Uko bikora.